Bakunzi b'urubuga BM4 Plus, ndabaramukije muri iki gitondo. Ndamukije cyane abavandimwe b'abanyarwanda bababaye. Ndamukije abarundi bababaye nabo bakurikirana urubuga. Ndamukije abakongomani nabo bari mu kaga gakomeye k'intambara bashobewemo n'aka gatsiko ka FPR Inkotanyi. Mwebwe mwese mukurikiye kino kiganiro cyangwa se buno busesenguzi ndetse n'abazabikurikira nyuma, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero nagishaka kugira ngo tuganire cyangwa se dusesengure ku bimenyetso cyangwa impamvu zitumye agatsiko k'abicanyi ka Kigali kayobowe na Paul Kagame gatsindwa. Ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso cyangwa se hari impamvu bitumye iyi ntambara ihirima cyangwa se iyi ngoma ya FPR ihirima ivaho. Ibyo nibyo nshaka kugira ngo tunyuremo dusesenguye twihuta. Ibi bintu nabishyize mu ngingo eshanu tugiye kugenda tureba. Ingingo ya mbere turavuga ku bijyanye na politiki na diplomasi. Aha muri make diplomasi ya Kongo na politike cyangwa se n'ibindi bihugu ndibuze kuvuga ni kimwe mu bintu bihiritse ino ngoma y'igitugu ya Kigali yari yiyemeje kugira ngo aka karere kose ikaduruvaye igatesha umurongo kayoberwe n'ubwoko bumwe. Uti iyo diplomasi ni yakinywe gute, byagenze gute? Muribuka Perezida Tshisekedi atangiye igihe yazengurukaga yiyamamaza avuga ati njyewe ngomba gukuraho kariya gatsiko. Icyo kintu buriya ririya jambo abantu barikinishije, bamwe baravuga ngo nta kamaro ryamaze, ariko ijambo muri politiki, ijambo iyo uvuze rigira umumaro, riba rifite icyo rigomba kuzageraho uko byamera kose. Muri make ntago byakozwe, ariko yarakomeje aragenda akangurira amahanga yose afatanyije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba, bandarika agatsiko barakavuga guhera hasi kuva ku birenge kugeza ku musatsi, uko gahagaze n'uko kari. Ibyo mwese mwarabikurikiranye. Amahanga bamwe ntabwo bari bazi ngo ibigenza Kagame bituma izi ntambara akomeza gushora intambara muri aka karere ni ibiki. Bamwe ntibari babisobanukiwe, ariko igihe cyose Kayikwamba uriya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagendaga mu nama zose, zaba iza ONU, zaba izo mu Burayi, zaba iza hirya no hino mu bihugu agezemo, na Tshisekedi nawe akagenda, ijambo ryose Tshisekedi yavugaga, niba bamutumiye mu nama, ntabwo yarangizaga atavuze agatsiko k'u Rwanda n'ububi bwako. Ibyo rero byagatesheje umutwe, birakandarika, bikambika ubusa, bituma muri politiki na diplomasi ya Kongo u Rwanda rwambara ubusa. Icyo rero kiri mu ngingo nazo za mbere zabanjije kugira kugashegesha bikageza n'aha ngaha kageze. Aho turi buze kuza kureba na Perezida Ndayishimiye, nawe yabigizemo uruhare, Perezida w'u Burundi. Niba mubyibuka, ndababwira ngo ijambo rya politike mujye muriha agaciro uko ryaba rimeze kose, kuko umunyapolitiki yavuze aba afite icyo agamije, kandi aba afite ibintu ibyo agomba kugeraho uko byamera kose, ari ijambo gusa avuze. Muribuka Ndayishimiye nawe yaragiye yandarika kariya agatsiko k'umugaragaro, asobanura neza uko agatsiko gateye, uko kagamije gusenya akarere, uko kajya gusahura muri Kongo. Muribuka ko yahereye muri EAC yayiyoboraga, uko byagenze, noneho yumvisha amahanga ko kariya agatsiko k'inkotanyi ka FPR ikigamije icyo gashaka muri Kongo atari FDLR
atari amoko, mbese n'ibindi byose arabisobanura cyane nk'umuntu warwanye muri iriya ntambara wari ubana na perezida Tshisekedi, uzi amakuru yose, kandi nk'umuntu utuye hariya umuturanyi w'u Burundi, azi amakuru yose arayazi. Ariko kuba atarabihishe, nawe mushimire, kudo shapo, ndayishimiye. Hari iki nawe, hari aho yavuye, hari aho yashyize, yavanye iriya ntambara, hari aho yayishyize. Kuko mbere na mbere murabyibuka abavandimwe, nta gihugu na kimwe kipronosaga ngo kivuge ngo gitunga urutoki FPR ko ari abicanyi, gitunga urutoki ko ari abajura, gitunga urutoki ko ari ababeshyi, kibavuge ko bajya muri Kongo bitwaje ibindi bintu, ariko muri make ari ugusahura Kongo. Nta gihugu nta bihugu no muri Afurika, ndatekereza ko ari u Burundi bwabivuze mbere, niba n'abandi baranabivuzeho simbizi, ariko ngenzi u Burundi, perezida w'u Burundi niwe wabivuze, arabitondora neza, arabivuga, noneho amahanga ubwo barabyumvishije. Ubugira kabiri rero, perezida Ndayishimiye yongera ashaka no kwihaniza kariya gatsiko, ubwo yari abonye ko gashaka gufata Uvira kugira ngo kabone uko kinjirira u Burundi, gatera u Burundi. Nawe arababwira, abereka ko noneho bibaye seriye, ari seriye, igihugu cy'u Burundi kibaye seriye kuri iriya ntambara. Noneho ibyo gufasha Kongo, asa nkaho avuze ati nubwo turi gufasha Kongo, ariko ku ruhande rwacu turafasha Kongo, ariko natwe twiteguye kandi twirinda. Nibwo yavuze ati, Rwanda wowe ndi kubwira amahanga yumve, niyumve, nta kuntu tutabivuze ko ushaka kuyogoza akarere, ushaka gusenya akarere, ibimenyetso byose byaragaragaye. Niwibeshye ukanyura muri Uvira ugatera u Burundi, natwe tuzanyura ako kanya, tutitaye ngo wanyuza aha, tuzahita natwe twinjira tugera i Kigali tunyuze Kirundo. Hari abantu bazi ngo ririya jambo, abatabimenyera, batazi bya politike, ngo ni ukwihamya, ese ngo bamwe baravuga ngo ni ugutera akaru, cyangwa se ngo ni iterabwoba. Oya, umunyapolitike najya avuga ijambo, mujye mumenya ko iryo jambo rikomeye kandi rifite icyo rigamije. Aho hantu rero barabarashe, abo bantu mvuze mu rwego rwa politike na diplomasi, kariya gatsiko, iyo ngingo yagashubije hasi neza neza, irakagaragaza mu bigasenye icyo kintu kirimo. Icya kabiri rero, ntari najya ku cya kabiri, muribuka ko aha kuvuga biriya byose, kwerekana u Rwanda uko ruteye n'umugambi wabwo, kimwe n'Ubuganda uyobowe na Museveni, umugambi wabo ko ari ugusenya aka karere bitwaje amabuye ya Kongo bien sûr, ariko bagamije kugira ngo bashyireho ubuyobozi bwa mpire himatutsi. Ibyo nabyo byaravuzwe, byaramenyekanye. Noneho kubera ko amahanga yose yahise, muribuka ko inama zateranye, ari naho hafatiwe uriya mwanzuro w'ibihumbi 1773 wo kwihaniza noneho u Rwanda, barubwira ngo noneho natwe ubwo twarangije kumva twemeye, tubategetse kuva mu gihugu cya Kongo, ubufasha bwose mwahaga M23, ibyo mwakoraga byose muri Kongo mukabihagarika, nta zindi mva, nta n'icyo musabye, nta n'icyo mwivugishijwe, nta n'ibiki. Uriya mwanzuro wagiye hariya niho rikomeye cyane, rishinja ahantu biteguye, igihugu cy'u Rwanda kiteguye gukandagiramo, ariko kitabasha gukandagiramo. Aho rero ntibashobora kuhareba. Ingingo ya kabiri rero nayo ihiritse kariya gatsiko, ikinyoma cya FPR Inkotanyi nacyo kiri mu bintu bigihiritse. Buriya bavandimwe, ku byerekeye amahanga, ni ukuvuga ngo kiriya kinyoma iyo bari kubeshya, barabeshya, baba babizi ko barabamenya, ariko bakavuga ati nibura nitubeshya ibi, ntabwo barahita, nituvuga ko tutari muri Kongo, barabizi ko turi regisitoma, ariko ntabwo barahita babona, mbese birahita byumvikana, amahanga yose arahita abona ko swati bari kutubeshyera, swati ari ukugomba kugenzura bakareba ko twaba turimo ibintu nk'ibyo. Ibyo rero amahanga arabimenya, uko rero bari kugenda babeshya, bagenda bavuga bati ba bantu, nubwo hari umugani uvuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi,
ubu u Rwanda ibyo warukorera rwose nta muntu warwumva, ibyo warukora byose ibi bihugu biri muri Afurika cyangwa se birukikije, ibyo byakora byose bitagaragaye ku mugaragaro, mbese bagatangaza ati badukoreye ibi, byakoze ibi n'ibi, babanza gukenguza nabyo batabibonye, batabonye ibimenyetso bahita bavuga ko ari bya bibeshya. Kubeshya rero ni ikintu kimwe gituma imirimo yawe cyangwa ibyo ukora byose biba zeru, bitagira icyo bigeraho, kuko ntago abantu bose ubabeshya ngo ni ibicucu. Aho ni ku ruhande rw'amahanga. Ku ruhande rw'abanyarwanda nyirizina, buriya abanyarwanda nubwo rwose ruba ruri kubeshya ngo ntituri muri Kongo, bamwe niko babifata, bamwe babifata nk'abibereye mu cyaro, batari muri politike, abibereye muri bizinesi zabo, abaturage nyine nyabaturage abo ngabo bafata ko ari byo. Ariko iyo bikomeje bikirepeta, abaturage nabo baza kubidekuvura ko bya bindi ari ikinyoma. Noneho niba barababwiraga ati igihugu cy'u Rwanda ntigiterwa, igihugu cy'u Rwanda ni ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ntizikorwaho, zirarwana amahanga, hakuno bavuga ngo zizagenda ngo amezi angahe 6 zibe zigeze Kinshasa. Ubu byabaye imyaka ingahe, abaturage barangije kumenya ko icyo cyari ikinyoma, ko n'izo ngabo zidashoboye n'iki n'urugamba. Nsubiye inyuma nanone ni ukuvuga ngo strategy u Rwanda rwakoreshaga muri icyo kinyoma, n'ubundi bigaragara n'ubundi ari ikinyoma rwitwaza rubwira abantu ngo rurashoboye, ni iriya ruswa rutanga, noneho rugashyiraho n'ibintu by'iterabwoba byo gukaza, byohereza ariya mamodoka, ibikamyo n'abasirikare, bikagenda rugashyiraho iterabwoba ku bantu ati twaje. Ariko se bavandimwe, iyo bakoze ibyo ngibyo abasirikare iyo binjiye, iyo bagiye, mujya mutegereza mukumva ngo dujyaho ko bya bifaro byakoze iki? Hari icyo mubona? Iyo rero ni strategy y'iterabwoba cyangwa se y'ikinyoma abanyarwanda bamaze kudekuvura ko FPR ari ibintu by'ikinyoma nyine, ari ibintu byo kubeshya. Ni ukuvuga ngo nk'urugero rw'ejo bundi hari ibikamyo, hari imodoka 15 babaraga ngo zigiye Kamanyora. Mbabajije ko icyumweru cyenda gushira abavandimwe, izo kamyo hari ikintu mwumvishe zakoze? N'ubu nabwo bari kuvuga ngo abasirikare benshi cyane barunze, bajyanye bagiye kurunda, niba ari hehe ndahibagiwe. Aho naho se wagize ngo aricyo biratanga? Shimiye umuntu uvuga ati uko mugiye ntabwo ariko muzagaruka. Ibyo byose rero ni cya kinyoma cya FPR. Ubwo babeshya abanyarwanda wenda b'abaturage, wenda abanyapolitike bo babizi ko ari ukubeshya, ariko ntibamenye ko bazagira bakabitahura. Ibyo rero birakururuka bikagenda bikagera no mu gisirikare, nubwo igisirikare bakibuza kumva amakuru, ariko buhoro ntihabura umusirikare wihina mu kagunda gatoya cyangwa agiye no kwihagarika, wumva wenda akumva nk'amakuru cyangwa se ari gutembera, akabona la realite, akabona ko ntacyo biri gutanga. Ibyo binyoma rero bigenda bica intege, ari nabyo bitumye nabyo bihiritse iyi ngoma ikaba igiye burundu. Ngarutse nyuma aho Tshisekedi ari muri diplomasi, yaravuze ati ngewe nshaka kugira ngo iyi ntambara izatsindwe ruhenu itazongera kubaho, kuko cyane yabonaga ko intambara zose za M23 na FPR zagendaga bakavuga ngo zirahagaze ariko zitarangiye. Ubu rero bavandimwe, niba mubona ngo ibintu biri gutinda, naho biba biri kwerekeza kugira ngo birangire, bizarangirire kimwe. Ariko bigaragare ngo Tshisekedi ibyo yavuze ntabwo abeshya, abirimo kandi abirimo neza. Icyo igihe yari ingingo ya kabiri y'ikinyoma cya FPR nacyo kirayirangije, kirayihiritse. Kandi murabizi ikinyoma ko cya FPR cyakoze ibintu byinshi cyane nk'umunyarwanda, twebwe abanyarwanda twatangiranye nazo. Buriya nubwo wenda ibindi bihugu biri kujya bibona izi ngaruka za FPR barabicanye inyuma, ariko abandi nk'abanyarwanda bo babitangiye kera muri 59, uburyo bishwe, uburyo bagize gute, abanyarwanda bo barabimenyereye, uburyo bahahanwe hirya no hino, uburyo umunyarwanda yabujijwe noneho kwitwa n'impunzi, yagera hano ati we n'impunzi ntiwemerewe, ati mu gihugu iwanyu ni amahoro. Bakubwira uri impunzi ukavuga ati wacu ni amahoro, bimeze gute? Abantu bari gupfa buri munsi, bari kugonga umuntu bakajugunya,
bakagenda bakamwihambira ntihagire n'umureba, bakaniga umuntu bakamuhotora, nyirawe ntiyemererwe kumuhamba, bakajya gushyingura umuntu. Hari akavido gaherutse guhita kwa Nyamuhombeza mwarakabonye n'ahandi, ariko twagiye duhita aho bagiye gushyingura, imodoka yagiye gushyingura umurambo, bagiye ari abantu babiri, bahagera ku irimbi bakiyambaza abandi bantu ngo nimudufashe tubahe isente, abaturage bakabidekuvura ati se none hari bwo tubonye umuntu agiye gushyingurwa n'abantu babiri bimeze gute, bakabatera iterabwoba, nyine rya terabwoba ryabati nimwibeshya turabarasa n'ibiki ati ntabwo ibintu byapfuye kugera aha, ni leta yabihagejeje. Ako karakanyuzemo. Bavandimwe rero, ku ngingo ya gatatu, ingingo ya gatatu ni imitwe yihuje iriya ya Wazalendo, imitwe ya Kongo ya Wazalendo yihuje. Muribuka iyi yakagombye kuba ariyo ngingo ya mbere, ariko nta kibazo, nayo reka tuyumve ari iya gatatu. Mu bintu byahiritse cyangwa se bisenye agatsiko k'abicanyi. Buriya ni ukuvuga ngo niba mwibuka iriya mitwe igihe yahuraga, niba sumbaze ngo ni Kisekedi wabakonvetse, ariko ngiye ku bwanjye kubera ko nizera Imana, kubera ko nzi ko iyi ntambara ari Imana iyirimo kandi igomba kuzayirangiza, nubwo yabinyuza mu bantu, nubwo yabinyuza muri Kisekedi, ikabinyuza muri Ndayishimiye, ikabinyuza mu bandi bayobozi bose na Amerika ikabinyuramo, ariko nzi ko ariyo ibiri inyuma. Mwibuka iriya mitwe ihurira Nairobi, bagiye bayihuje kugira ngo mbese base nk'abagirana amasezerano na Kongo. Ndatekereza ko ari nkaho byinjiriye, niba ari Kisekedi wabakonvetse nge simbizi, ariko sibye ko atakonveka, nge nta kwemera ko yakonveka iriya mitwe yose. Muri make bavandimwe, u Rwanda rwinjira no muri Kongo cyangwa se muri iyi ntambara rwakonvekaga amahanga ko Kongo nta ubwo niba mvuze u Rwanda mwumve M23, niba mvuze M23 mwumve u Rwanda, okay, ntabwo ari na ngombwa kubivugira rimwe, ariko icyo muzi cyo nuko ari u Rwanda ruri gutera Kongo, kandi na resolution ya ntuza ya ONU yarabigaragaje, Amerika yarabigaragaje, si ngombwa kwiga umuntu avuga na M23. Bitwazaga ngo Kongo ni akajagari, uko imitwe myinshi. Ndatekereza ko bashatse no gutera Kongo ngo bazayifate, bitwaje ko iyo mitwe ariyo bazinjiriraho, nabyo kandi nibyo koko hari yabafashije, ariko Imana hari ikintu yakoze. Bavandimwe, ku kwihuza kw'imitwe, iriya mitwe uzi ko Rwanda bavuga ngo ni imitwe ngo 120 ingahe iri muri Kongo, ngo bigaragare ko Kongo ngo nta stabilite igira, nta buyobozi igira, ibintu nk'ibyo na kajagari. Natwe rero reka duprofite kara kajagari, tugende dufate kira gihugu, noneho no bwa nyuma nabo iyi ntambara bahisi ya nyuma, kandi koko ni ya nyuma. Uko byamera kose nibarwane, nibashyiremo agatege, nibazane imbaraga zose za nyuma, kuko nta zindi bazongera nta yindi miteguro y'intambara yo muri Kongo izongera kubaho. Aho rero bavandimwe, muzi ukuntu iyi mitwe yihuje ikaba umutwe umwe, ikitwa Wazalendo Silvupre, ikaba ari yiboshye agatsiko, ikaba ari ikabujije amahoro. Aha hantu murabona ko ni ingingo cyangwa ni ikimenyetso kirangije kari agatsiko, kirangije uyu mugambi wabambatse ibihugu ndetse n'ibi bihugu by'Uganda n'u Rwanda, byateguye ko aka karere kose gomba kuba akaduruvayo, kakayoborwa n'ubwoko bumwe. Ibyo rero ndumva ko iyi mitwe nayo yihuje yagize ikintu ikora gikomeye cyane, nabo kandi barayibonye ko ariyo ibananije, ibatesheje umutwe. Mwumvishe mu makuru ko n'ubundi Wazalendo yidekaraye ko yabonye n'amafaranga amadolari ngo niba ari 200,000 ngo bahawe na Kabila. Ubwo urumva iyo nayo ni politike, kandi ubwo nabyo niba koko Kabila yanabikoze, nayo nubwo nawe yirashe muri make, yirashe ndakeka, kandi yirashe mu kirenge ku buryo bukomeye cyane. Kudo chapeau Wazalendo, niba koko izo sente bazibonye, ayo mafaranga bayabonye, bakaba bari no kuyarya bakabigaragaza, bagahaho n'abaturage babo, abene igihugu bo bakababwira ati bari batubwiye ngo
tubivemo tugere gute, ahubwo baduhaye essence, baduhaye imbaraga, tugiye kurwanya Kabila. Ibyo rero urumva ko nabo uriya mutwe warabazahaje kandi niwo ubarangije. Ingingo ya 5 rero cyangwa se ikimenyetso cya 5 nacyo gihiritse ino ngoma ni ukwigaragaza kwa Hippolyte Kanambe batazira Kabila. Ni ukuvuga ngo rero Kabila nawe hari ikintu akoze cyane cyo guhirika kano nacyo gikomeye cyane cyo guhirika kano gatsiko. Muri make arangije nawe ino ntambara. Ute Kabila nawe muzi ko umuntu wabaye perezida wa repubulika akayobora imyaka 18 yose ayobora igihugu, azwi n'isi yose arazwi. Ariko ikintu cyo kwidekarara ngo nubwo yafashaga M23 birazwi ko yayifashaga yibereye hirya nyuma y'amarido, ibyo nta wapfa kubirebaho cyane. Ariko igihe avuze ati ngewe ngiye gukora n'uyu mutwe w'iterabwoba bashyize ku mugaragaro ko wakoze genocide muri Kongo, ngiye gukorana nawo kandi iyo genocide bawurega, uyu mutwe wayikoze ari ngiye uyobora igihugu, ibi byose byabaye, intambara zose zabaye, izo zose zabaga ari ngiye uyobora igihugu, bene data akidekarara ati ngewe ngiye gufatanya nawe. Icyo ni ikintu kirangije ino ntambara byihuse cyane, cyongeyemo karubira, cyongeyemo essence, cyongeyemo imbaraga mu bantu bari wenda bari gushakisha ngo reka turi wenda ko twabogama gakeya. Murazi ko hari igihe umuntu ashobora kuba ati reka mbafashe, azi ko bari gukora ibibi, ariko ntiyamara kumva ibyo nabyo akumva ko hari umuntu arega ubona utapfa gufasha, ubona nawe ari imbwa. Imana imbabariye kuba mbivuze gutyo, ubona nawe nta kintu ari cyo, none ukavuga uti nanjye mfashwe ngo namufashije, nanjye nahinduka we. Ubu kwigaragaza rero kwa Hippolyte Kanambe batazira Kabila ni ikintu gikoze cyane imbaraga cyane. Kandi noneho wenda nubwo nawe yitanze ati ngiye kwemera mfatanye n'abicanyi, ngaragare nanjye ko nari mwicanyi, ariko byonyine byeretse amahanga ko iyi ntambara nta gahunda ntayo, navuga ngo ni y'amabandi wa mugani, nta gaciro bayiha, bavuga ati ko kwini intambara. Nese Kabila niwe muntu wa mbere, niwe perezida wa mbere ku isi wemeye ko ingabo zo mu kindi gihugu cyo hanze zitera igihugu cye, noneho zikaza kwica impunzi zaturutse hanze, zikazicira mu gihugu cye, zikazicira mu nkambi, zikazicura urubozo, zikazigira nabi. Niwe perezida wenyine ku isi wakoze iki gikorwa. Niba hari uwundi rwose uri muri komenti atubwire, azatubwire ko hari undi muntu wagiye guhamagara ingabo bakazikingira zikava mu kindi gihugu, zikazana intwaro, zikica impunzi zaje, zikazicura uko zishaka, azabitwandikire pe abitubwire. Muribuka ko izi ngabo z'u Rwanda zinjira ngo zije gufata ngo FDLR arizo zitwaje, Kabila bigizemo uruhare. Iriya mitwe bagiye bashinga ngo za Sokolade, za Kizaki, ibintu byinshi cyane. Ibyo byose nibyo byatumye mbese mukuza kwakagera hariya, noneho akongera akavuga ngo FDLR, akongera akagarura ijambo ngo FDLR. Yishyize hanze cyane kandi yiyise umuswa, yiyise umuntu wakoze ibyaha bibi. Mbese muri make yaraje avuga ngo mwari muzi ko M23 cyangwa FPR ariyo yakoze ibyaha gusa, reka da natwe turahari, natwe turahari. Hari abandi benshi cyane nabo bari kujya bifatanya nabo bitwa n'abanyapolitiki ariko binjiji. Abo bose nicyo kiri kubazana, bari kuvuga ati natwe burya turahari, ati natwe burya turabicanya, ati natwe muturebe mwe kuzirwa munashakirana kure. Nuko nyine iki kintu rero cya Kabila cyo kugira ngo aze yishyire muri M23 ajye makorana nabo, avuga ati noneho banahindure n'indi gahunda, bati noneho turi kurwanira iki ni ikintu kigize gute gihiritse
iyi leta gihiritse irangije ino ntambara nabi, gitumye FPR irangira nabi, ntizabaze n'ahandi mu bihiritse n'uyu nawe arimo, nubwo bwose babipanganye nk'abatazi ibyo bari gukora, ariko hari ijambo bavuga ngo Gashyigi bashyize ku mugaragaro, none barabonetse. Ubwo rero Uwiteka nawe nyine aba yashyizemo akantu kugira ngo icyo bita karugonda ihene, kugira ngo muzigaragaze muboneke mwese. Hari n'abatari baboneka, hari n'ibitari by'abo bavandimwe, birajya bigenda bigaragara buhoro buhoro. Ku ngingo ya 5 rero ari nayo ndatekereza yaba iya nyuma, ni impamvu zo gutera Kongo bikingirije M23. Impamvu RPF, impamvu M23 yahagurukije intwaro, impamvu niyo twaherana mbere kugeza ejo bundi muri 2021, ibyo bitwazaga ngo bagiye gutera Kongo. Ibyo nabyo biri mu bintu birangije ino ntambara, birangije nabi, biyihiritsa agatsiko, bitumye u Rwanda karagatsiko k'abanyarwanda gatsindwa kabicanyi, bitumye iyi empire himatutsi irangira igwa mu mazi, umugambi we uguye mu mazi. Izi mpamvu nazo bateguye, nazo ziri mu bintu bibarangije. Uti impamvu ziyi, muribuka ko iya mbere bitwazaga ngo ni FDLR ibujije amahoro, ibujije umutekano u Rwanda n'ibiki, nabivuzeho, ikora iriya minuza, u Rwanda ruza Kabila karubyakira, bagapanga bakajya kurasa impunzi, barazishe. Muribuka ko bazishe impunzi bakazinagamwa ibisasu, abana bagapfa, abadamu batwite bakagwa ku misozi, utwo bari bafite aho bari bikambikiye bakadusenya. Ibyo murabyibuka, iriya mitwe bakoraga u Rwanda na Kabila, bitaga za Umoja Wetu, za Sokora 1 2, ibyo byose murabyibuka, ni byinshi. Aho ni impamvu bakomeje kujya batera Kongo, ariko bagamije iki? Bagamije gufata Kongo ngo bayigarurire, biranga. Indi ni impamvu irimo ibice, nabigize ibice bingahe? 6 birimo hari ni udusutitire turimo. Icya mbere ni ukwitwaza FDLR, akandi gace ka kabiri ni ukwitwaza Rwanda phone, ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo barangirika, bafashwe nabi, bababereye nabi, hazamo iby'imipaka, ngo ariko ubundi ngo Kongo ngo kuki kuduha abantu bavuga ikinyarwanda yaduhanye n'itaka. Ibyo byose murabizi, barapigapize, byaranze. Izo rero ni motifu, ariko zose nazo ziri mu bintu bigize gute, bihiritse ino ntambara kandi birangije intambara kuri finali. Ndababwira ku ihereza impamvu, izi mpamvu nazo zibahiritse. Akandi gasutitire k'inuza k'impamvu, bavugaga ngo bateye Kongo, bavuga ngo hari ubwoko bw'abatutsi ngo bari kwicwa. Muribuka rero iki cyo cyarahinze cyane, kirahinda, tuza kubona abagabo b'inkorokora, abagabo b'intarumikwa, babandi Imana yateguye, abagabo barabivuguruza b'abatutsi. Harimo witwa Muheto Muhizi, Kudo Shapo Muheto Muhizi, Imana iguha umugisha, ngenda mwemera cyane. Niba barabatamwumva, ikiganiro giherutse cya Nyamuhombeza yarari kumwe nawe, kandi ibiganiro byinshi akunda gukorana nawe, ariko hari ijambo aherutse kuvuga bitumye muvugaho kubera ko ngeze kuri aba batutsi. Aravuga ati, njyewe muribuka ko ntari navuga ibyo, ariko muribuka ko agatsiko ka Kigali kamuteye aho yarari Kinshasa. Ku babyumvisheho cyangwa n'abatarabyumvisheho mu byumve, Muheto Muhizi yari umuhutu, nako yari umututsi wa mbere uvuguruza ibyo u Rwanda ruvuga ko abatutsi bangirika, bicwa muri Kongo. We akabidenonsa, mbese agasa nkaho akumvisha amahanga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo rero yarabizize, bagiye baramutemagura, baramugabyeho igitero, baramutemagura Kinshasa. Ndibuka ikintu yazize cya nyuma, yavugiye kuri cano nyine, ariko babwira ati ibyo ni ukubeshya, birabavuga ngo abavugwa ururimi rw'igiswahili ngo barabahiga, ngo hano ngo
ngo Kinshasa ati biboniho ndi kumwe nabo ati dore ndi kugenda ku igare ati nta mututu ufite ikibazo inaha. Aho rero niho bavuze bati reka tumwice uriya atumereye nabi, baragiye rero baramutemagura, murabyibuka babyibuka, bamaze kumutemagura bagira ngo bamwishe. Ndibuka bari kutubwira bashaka kumwerekana bakavuga ati nubwo wenda social media itabyemera ariko n'ubundi ntiwamenya ko ari we, ariko Imana yaramukijije uwo mugabo kubera ibintu yakoze. Leta ya Kinshasa yose yarahagurutse ibinyujije mu muvugizi wa guverinoma, aramutabariza, baragenda baramuvura. Ubu rero ni umugabo arakomeye, arahari, ariko ngo bari bavuze ngo nanakira ngo ntazongera kuba umuntu ngo azaba ari umusazi. Ubwo rero abazakurikira icyo kiganiro cye bazacyumva. Ubu ni muzima. Icyo mbivugiye ni uko yavuze ijambo nakunze, aravuga ati nanjye ubwanjye sinzigera nicara, ati motifu u Rwanda ruvuga ruterera Kongo, ati nta nizirimo nta nazo, ati kubera iki biro, ati kubera izo mpamvu bagenda babeshya ngo ni ibi nibi baterera Kongo, ati nicyo kibarangije. Ati ariko ngewe mfite impamvu imwe, mfite motifu imwe itazatuma nigera nicara karagatsiko k'u Rwanda ka leta ya Kigali kakiriho. Ubwe ku giti cyarabyivugira ati ntabwo nzicara na rimwe iriya leta itavuyeho. Mbese atera ikirenge mu cya Kisekedi. Kudoshapo rero Muheto Muhizi yakoze nawe yakoze ikintu buriya yagashiririje nawe, yagashiririje nyine kubera ko bazi ngo baramwishe cyangwa bazi ngo bakoze ikintu gikomeye, ariko wapi kubw'ibyo rero ngarutse kuri ako gasutitire ko kuvuga ngo abatutsi ngo baricwa. Uwo mugabo rero ari kumwe n'abandi benshi cyane bari mu Burayi, by'Uburayi, bagiye babibwira honi, bakatanga ibiganiro babivuguruza. Ibyo rero iyo ngingo nayo ibiguye hehe? Mu mazi ya FPR Kagame na Museveni, bibiguye mu mazi, biba bikifite iki umumaro bikimaze. Ibyo rero biba bivuyeho. Uririye nanone ku kandi kantu baravuga ngo ururimi rw'abavuga igiswahili nabo barahigwa ngo baricwa bakagira gute. Ibyo nabyo bigwa mu mazi kubera ko hari abantu babivuguruza. Bageze ku Banyamurenge. Abanyamurenge nabo byarahinze cyane, murabyibuka, birahinda bigeraho uriya ni makanika baramwivuganye, baramwishe kubera ko yanze gukorana nabo, n'abandi bose barabica. Ibyo byose amahanga bari kubireba, ibyo byose byagira gute? Biba biguye mu mazi. Noneho bavandimwe rero, kubera ibintu byo kubeshya, kubera ibintu byo gushakisha ibitariho, ibyo nibyo byakomeje kujya bica intege n'iki gisirikare. Ukabona intambara noneho ntiri kurenga n'umutaro. Kubera iki? Kubera ibyo bavuga bitari byo, kandi amahanga akabyumva ko atari byo, ari ukurimanganya, ari ukubeshya, kubera ko ari abantu bagenda bagira gute babivuguruza, kandi nabo bakaba babyirebera. Agace ka nyuma rero nako buriri nako bavuga ngo ni motifu, noneho niko ka nyuma rero. Mwumve iyo bahereye ngo niyo mpamvu bari gutera Kongo, M23 ngo niyo mpamvu turi gutera Kongo. Ubu no munsi bageze noneho ngo Kongo iyobowe nabi, Kongo iri kuyobora nk'umunyagitugu. Mu nyumvire iyi titire noneho yo izamuwe n'iki? Nuriya Hippolyte Kanambe batazira Kabila. Noneho mu nyumvire mw'abantu, umuntu aravuze ati nteye igihugu kubera iki ngiki, ejo kivuyeho kubera ko bakivuguruje, arongeye arimutse. Uyu munsi noneho babuze ibyo bavuga kubera ko bari abantu barabavugura. Abanyamurenge bageze aho bicamwe ibice, abo bavuga igiswahili bati reka da, abo b'abatutsi ati shwi ntimutwi, bono bahimba n'undi mutwe. Bamwe babiswe Akagara b'Abanyamurenge, abandi bitwa ngo Ikirabangano. Baravuga ati nta nubwo tuzongera kwitwa abatutsi, niba ari ibyo ari by'u Rwanda rwitwaza, izina ry'ubututsi turikuyeho.
murumva rero barabarwanyije birajya none uno munsi ibyo byose biguye mu mazi ubu noneho Hippolyte Kanambe noneho na M23 ye n'agatsiko k'u Rwanda Museveni n'ibindi byose noneho naba Moise niba ari Nyarugabo nabaki ubu noneho bashyize hamwe bati tugiye kurwanya Kongo kubera ko Kongo iyobowe nabi. Bavandimwe, Kongo niba ari igihugu kirwanya urugamba rw'imiyoborere kandi bizandikwa no mu mateka y'isi, Kongo igiye kuba iya mbere. Murabona uru rugamba ukuntu Kongo yarurwanye irwana n'abasirikari b'u Rwanda aribo bari bayobora igihugu, abajenero bose nibo bayobora igihugu, abantu bose ba ofisi nibo bari mu mitwe. Ndibuka bari kuvuga ngo umupolisi wayoboraga Goma guhagarara abapolisi Goma ngo yagiye muri M23 silivopre. Icyo kintu ndakibuka cyarambabaje ndabanga umwana ko. Ariko mureba ahantu Kongo igeze buhoro buhoro ku mbaraga z'Uwiteka. Noneho mbabwire ngo uburyo Kongo iri kwiyubaka, ntabwo nagiye mu byo kugura intwaro, ntabwo nagiye mu byo kwikungahaza mu bikoresho, ntabwo nababwiye mu byo bwo guforoma ingabo, ntabwo nababwiye mu byo bwo gutanga imyambaro, gutanga n'intuza n'imishahara, ibyo ntabwo nabigiye. Ariko noneho rugeze mu miyoborere, mu butabera mwibuke noneho aho bigeze uno munsi. Mwibuke aho minisitiri w'ubutabera nawe bamuketseho ko wenda ngo yaba afite ikosa agahamagarwa kugira ngo ajye kwisobanura. Minisitiri w'ubutabera niba ari aho mubizi nabyo mubyandike, ariko niyo haba hariho ku isi haba hariho gakeya, ntabwo haba hariho nk'igihugu nka Kongo kimeze gutya. Mu bihugu byateye imbere byo birashoboka, ariko Kongo aho igeze uno munsi ikaba ari iri guhamagaza uriya minisitiri Mutamba, ikavuga iti nawe nagera imbere y'amategeko yisobanura. Nongeye gukurira ingofero Tshisekedi yakoze nawe akantu keza cyane muri ibyo by'imivugurure y'ubuyobozi, kandi iriya nayo ni politike, iriya ni politike nyobozi y'igihugu. Mu byo yakoze ni ukuvuga ngo yahamagaje inzego zose z'ubucamanza harimo n'uriya Mutamba, aragenda bicaza ku itabure imwe. Ibyo yababwiye ntawe yabibwiye, ariko natwe nk'umuntu usobanutse hari icyo ujijutse, hari icyo yakumvamo. Barangiza bongera basohotse bavuguruza ko ngo nta kibazo bafitanye n'uriya uri kumuhamagaza Mutamba umukuriye mu bucamanza, ariko muri make kirahanahari kinarabonekaga kuko harimo akaboko k'u Rwanda. Barebye bati Mutamba hari ijambo yavugiye i Goma yasuye gereza, ryadukozeho ryaradushiririje. Noneho rero niba hari icyitso kikiri hariya muri guverinoma cyangwa hirya mu nteko ishinga amategeko nahe cyangwa muri sena, batereka tukurireho hari uburyo yatanze isoko nabi, ukuntu procedure y'isoko ryagenze ntiyarikoze neza. Ariko niba ari procedure, niba ari ikosa rya procedure, ibyo procedure yo gutanga amasoko yo hari procedure nyinshi binyuramo, niba hari ibyo atujuje, ibyo yakagobye kujya kubiregwa n'urukiko rw'ikirenga sava, ariko nta kibazo aragenda yisobanura. Ariko icyo nashaka kuvuga ahangaha ni mu myiyubakire y'ubuyobozi bwa Kongo aho bigeze. Silivupure aho ni heza cyane. Reka mbabwire, ndarangije. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose muzabona ko kigaragara nk'ikibi, amaso yawe bakakwereka ngo iki kintu gishobora kuba ari kibi, cyangwa amatwi yawe akacyuma ngo gishobora kuba ari kibi, cyose ntuzakite ikibi. Ntuzakite ikibi. Ni ukuvuga ngo hari icyo biba bigamije, nk'ejo hari icyo biba bizageraho wabonaga ngo ni kibi ariko atari kibi. Utiki rero reka ngaruke kuri iriya mitwe yari iri muri Kongo, yari inyanyagije hirya no hino yitwaje intwaro, yari yoroganije, iriforuma, imenya igisirikare, izenguruka muri Kongo irayirangiza yose, irayimetiriza. Ariko ejo bundi intambara iteye bati noneho reka tubumwe. Abazarendo kugira ngo bazengereze kara gatsiko iriya M23 cyangwa se iriya RDF, nuko bo bazitere. Yes, barayizi bayimenyemo kera, babaye mu mashyamba kera. Icyo rero uwo hanze akavuga ati iriya mitwe yari mibi cyangwa, ariko rero finaroma hari ikizageraho.
nibi rero nubwo wenda karagatsiko kavuze ati reka dushyiremo akaboko tureko Mutamba bamuzirika bagire gute, ntabwo dushidikanya ko hari umuntu waruta Mutamba, bariho benshi, ariko noneho kuba wenda bamumerera nabi kuriya byanababaza n'umuntu, byanatubabaza nk'imirimo yakoze, ariko reka turebe icyo kintu bakoze ngo reka bamumenyekanishe nawe ajye kwisobanura, ni ikintu gitanze amanota meza mu ruhando rwa politike mu miyoborere y'igihugu. Bavandimwe rero navuze menshi, ariko nashaka kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu bitumye agatsiko gahirima kandi finally ntago kazagaruka. Iyi ntambara keretse nibahimba izindi ntambara, kandi nabwo sinzi iyo bazazihimbira keretse nibava muri kano karere, ariko ibyabo byarangiye. Hari abakifite ikibazo ngo yango nibara ngo u Rwanda ruriyoberanya nk'uruvu, ngo rufite ukuntu ruri kwishushanya, ukuntu ni rwishushanye, ako gatsiko nikishushanye, icyo nzi cyo ntacyo kugeraho gafite, ntacyo. Reka turangiriza aha rero, mbashimira kandi mbihanganisha ngo mukomere, urugamba ruracyahari. Ubushize narababwiye ngo iyo ruvuye rw'intambara hajyaho rwa politike, rw'imiyoborere, imyubakire, ububanyi n'amahanga, ibintu byinshi cyane. Ibyo byose rero ruracyahari, ariko nibura wenda urw'amasasu ukaba rugize gute ruhosheje. Abagishidikanya rero mureke dutegereze aya masinya bongere basinye, sinya yiyongeza kuri iriya yakozwe n'abakuru b'ibihugu 12, ari amasinya abereye muri Uganda. Reka nayo masinya nayo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga agiye gukorerwa muri Amerika, noneho turebe cyo nayo aho arerekeza, ariko icyo nzi cyo ari ayo ni finale. Reka rero nta bitagira iherezo, kandi icyo nzi cyo Imana iri kumwe natwe, kuko nta kindi kibi abantu bari kurwanya karagatsiko baregwa, gusa turi kurwanya abicanyi. Ibi byose turi gukora no kugira ngo dusobanurire abantu, cyangwa se abantu bagiye bumva babimenye. Kandi noneho social media nayo murabona ko hari urwego yakoze kugira ngo abantu benshi bamenye ukuri, bagende basobanukirwa. Imana y'amahoro rero ikomeze ibane namwe, kandi harakabaho urubuga rwacu rwa BM4+ rukomeze rukore neza, kandi n'abandi mukomeze mu rushyigikire mu izina rya Yesu.